Mwiriwe neza, ni Mbito tugarutse hano kuva ejo amanota yasohoka mu biganiro byateranyije Minisiteri y'Uburezi, abakozi ba REB, aba NESA n'abandi bakozi bose barebwaho n'uburezi, ndetse n'itangazamakuru bitandukanye muri gahunda yo kugaragaza ibyavuye mu bizamini bya leta bisoza amashuri abanza ndetse n'icyiciro rusange tronc-commun. Abantu bagiye nyine bibaza byinshi cyane bitandukanye, harimo kutumva neza amanota, bamwe ati ko hari igihe umuntu areba rezilita nyuma akaza kugisuramo agasanga izo rezilita ntazirimo cyangwa se zahindutse. Ibi ni ibibazo bisanzwe mu ma database atandukanye. Akenshi iyo database iri overload cyangwa ifite abantu benshi cyane bari kuyikoresha, rimwe na rimwe igiramo uburyo bwa frustration cyangwa uburyo nyine bw'imihindagurikire cyangwa uburyo haba harimo akajagari mu gutanga nyine ibisubizo muri database mu buryo busanzwe. Nk'uko rero mwagiye mubyumva cyangwa mwagiye mubibona bicaracara, n'imbuga nkoranyambaga nyinshi cyane zibigaragaza. Kureba amanota biri gukorerwa muri platform nshya za NESA nk'uko mubibona imbere yanyu cyangwa kuri iyi video. Hari link ebyiri, hari link ya primary.sdms.gov.rw, iyi ni y'aba P6. Hari n'indi secondary.sdms.gov.rw, iyi ni y'abantu bo mu cyiciro rusange tronc-commun bari kureberaho amanota. Ubu ni uburyo bwo kureba amanota. Muri iki kiganiro tugiye kureba uburyo ki abantu bajyanye muri boarding school, icyo we wakora uramutse ari byo utumva neza kugira ngo nibura ube wabona ubufasha, ndetse n'umuntu utari kubona amanota neza icyo yakora kugira ngo amanota ye ayamenye neza, areke wenda kuba mu bintu biri unbalanced cyangwa mu bintu atumva neza. Nk'uko rero mubibona hano, nk'uko byagaragajwe cyangwa byatangajwe na Minisiteri y'Uburezi ndetse ifatanyije na NESA, nk'uko ibyiciro bibiri nabivuze ni P6 na Senior 3 cyangwa amashuri abanza ndetse n'icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye tronc-commun. Hari uburyo twita ngo ni cut off marks cyangwa amanota yafatiwe kugira ngo abana bajye muri boarding school. Murabizi turi mu bintu bita equity, uretse ko abantu babyumva nabi bakumva equality na equity icyarimwe. Equity ni uguhabwa amahirwe angana, equality ni ukuringanira. Hari uburinganire n'ubwuzuzanye ndetse no guhabwa amahirwe angana mu bikorwa cyangwa muri gahunda rusange cyangwa za leta. Hari igihe rero muri guverinoma cyangwa muri polisi runaka zijya gukorwa, bakabona hari ahantu hari icyuho, bigasaba ko hari ibintu runaka bakora, wowe ushobora kubona nyine ko atari equality ariko kuri bo bitewe n'icyo bashaka bagasanga ni equity kuri bo, cyane cyane nk'aya manota aba afite ama difference. Kuvuga nyine ngo abakobwa amanota ya naya, ngo abahungu amanota ya naya. Murabona nka hano muri primaire cyangwa muri P6, umuhungu wagiye muri boarding school ni ufite 85 n'ibice 4 kuzamura, naho umukobwa ni ufite 81 n'ibice 8 kuzamura. Naho kuri tronc-commun ku wagiye Senior 4 boarding school, ku bahungu n'abafite 61 n'ibice 0, ubwo ni 61 yuzuye, naho ku bakobwa n'abafite 58 n'ibice 33. Murabona ko haba harimo aka difference k'amanota atuma haba kimwe n'ababwiye bita equity cyangwa guhabwa amahirwe angana kuri rusange. Hamwe haba ari icyuho nibura barebe ko icyo cyuho cyavamo. Tukiva hano rero ku bijyanye na publications cyangwa kumenya cut off marks cyangwa amanota afatirwaho kugira ngo nibura ayo mahirwe runaka ahabwe umuntu ajye muri boarding school cyangwa ajye muri day school, ugomba kumanza ukamenya ko iyo ibintu ubona bimeze gutya ariko wowe ukaba mutabyumvikana cyangwa utabyumva neza, habaho ikintu bita claim cyangwa appeal, kurekarama ku myanzuro iba yavuye mu bijyanye n'ibyatangajwe. Nk'uko mwagiye mubibona rero ku mbuga za NESA, za Minisiteri y'Uburezi n'izindi mbuga, mwagiye muhasanga iyi tableau igaragara gutya. Iyi igaragaza ibijyanye na iyi tableau niyo nshaka kubereka, ndayigira nini cyane kugira ngo wenda tuze kuyisomera rimwe. Hano barakubwira ko umuntu wapilinga cyangwa urekarama ku kijyanye na plasoma cyangwa amasomo yahawe. Mwibuke ko ibi bya learning pathway nibyo bijyanye n'abasection. Harimo ya science ifite stream 1, stream 2, hakazamo ya languages, hakazamo na ya humanitarian science. Rero ibyiciro byombi byo muri iyi gahunda mugomba kumanza mukabimenya kugira ngo byose tubigendanemo neza kabisa. Iyi minsi rero bavuga hano uko ari 14 ni iminsi ugomba kubikora mbere yuko
irangira, kugira ngo niba yarangiye wowe ukeneye gusaba utarasaba ugomba kumenya ko deadline yamaze kugucika. Ikintu cya mbere rero ugomba kumenya ni ukubanza kumenya ngo njyewe ndapiringa ku biki, mbese ni ibiki ntumva neza, kuko mubibona murabona ko ari ibice bibiri. Igice cya mbere ni ikijyanye na pathway na plasoma, igice cya kabiri kijyanye n'amanota. Plasoma, urugero kuri wa muntu tuvuyeho mu kanya ndamusubiraho, tuvuga urugero uyu muhungu wacu afite amanota 86 ariko yabonye day school, mbese muri GS niko kenshi tuzifata. Noneho day school kandi yagomba kuba ari muri boarding school, aha nawe araza mu bijyanye na plasoma. Turi kumwe nawe uzi ko amanota fatizo uyafite utahawe nyine boarding school, kandi amanota fatizo ya ya boarding school ukaba uyafite, wakapiyaringa ukoresheje uburyo bwa pili ariko kuri plasoma. Rero n'ikijyanye na learning pathway nicyagiye baguhaye section, ariko iyo section cyangwa pathway ukaba utayishimiye. Urugero wenda baguhaye science yo muri pathway yo muri stream ya kabiri, imwe iri kumwe n'amajeo, imibare na geo, imibare na economy, kandi wenda wishakiraga imibare na biology cyangwa imibare na chimie yo muri stream ya mbere. Icyo gihe ushobora guclaiminga, cyangwa se ukaba wahawe science ukeneye ibijyanye no muri education, nabwo ushobora kurekaramo. Hano muri no pati ya mbere ivuga ku bijyanye no kurekarama aho wahawe ndetse n'amasomo wahawemo. Ibi rero n'ahandi bikorerwa, ni umubyeyi cyangwa umwana wabikora ariko aciye muri system ya SDMS yo kwa pilinga. Ndaza kuza kuyibereka ku buryo buri wese ashobora kubyikorera. Hari ikindi kigero rero cyo kuba warakoze ikizamini cya leta ugasanga wafeirinze, uri fail munsi ya 50. Mwibuke ko munsi ya 50 ni fail. Noneho wasanga wafeirinze, watekeza uburyo ki watsindaga n'uburyo ikizamini wakibonye, ukumva ntabwo uri kwizera neza ko wagakwiye gufeiringa cyangwa wagakwiye kubura boarding school ku manota 65 cyangwa 75 cyangwa 35 ufite, bagomba kuba ufite 80 nawe. Uwo muntu rero ufite ikibazo ku manota ararekarama we aciye ku ishuri, bitarengeje iminsi 30 duhereye umunsi weje amasomo amanota ajya ahagaragara. Ni ku ishuri ujya ukajya ku buyobozi bw'ishuri bakagufasha banyuze muri system ya SDMS ariko muri konte y'ikigo cy'ishuri. Ariko kuri ibi by'imyanya cyangwa aho ugomba guhabwa ndetse n'amasomo byo buri wese ni ukubyikorera. Tugiye kureba rero ese nanyura he kugira ngo ibi bintu mbe nabyikorera mu gihe naba narahuye n'ibi bibazo. Mbere na mbere urabizi ko system yo kureberamo amanota yahindutse kuko natangiye bivuga. Kureba amanota ni uguca muri no platform nshya, niba ari segonderi ni secondary.sdms.gov.rw, ukandikamo hano index number, warize ukareba resulta zawe, bahita bakwereka amanota wagize ndetse n'ikigo cy'ishuri wahawe. Hasi rero haza no kudownloadinga result slip, ugahita uyidownloadinga. Niba ari primaire rero ho uraca muri primary.sdms.gov.rw, nurangiza ushyiremo index number yawe neza yanditse neza, kuko bari kuzandika nawe ugasanga bamubwiye ko akora double check. Ugomba kureba index number zawe kari uko wazanditse. Hari abandika nka PR, akandika PR gutya, kandi ntabwo ariko bandika PR ni PR gutya. Noneho ugashyiraho nimero zabanje hano ndetse nimero ziheruka hano. Index number yawe yose yuzuye uhereye kuri kode y'akarere kugeza kuri kode yawe bwite ndetse n'umwaka w'amashuri turimo. Iyo urangije ibi rero ukabona amanota yawe ukabona uyishimiye, cyangwa ukabona abantu bagwaye ntabwo uyishimiye, ukurikiza amabwiriza akurikira yo guclaiminga cyangwa yo gusaba kurenganurwa. Reka ariko mbyita. Rero mu kurenganurwa tugira uburyo bwo kubirebamo. Ngiye gukoresha uburyo buri official, bese ubwa buryo bufasha buri umwe wese. Nujya kuri Twitter ya NESA, iyi niyo ndiho hano, uraza kuhasanga apili mu matangazo yayo yagiyeho nyuma. Apili bigeze kuza kuyizana. Yego, apili ngiyi ni iyi link yitwa sdms.gov.rw, ariko ugahitamo apili. Iyi link ndaza kuyishyira muri description y'iyi video kugira ngo buri wese imufashe, ndetse na ziriya link zo kureba amanota murazisanga muri description y'iyi video ndetse na comment ya mbere ibanziriza iyi video. Iyo umaze kugira hano rero umanza ukareba nyine uko gahunda ziteye. Barakubwira ko uko bihagaze,
kwapiringa ibijyanye na purasoma cyangwa ahantu hawe utishimiye bizananye ku itariki 2 z'ukwezi kwa cyenda. Kwapiringa ibijyanye n'amanota nabo ni ku itariki 2 z'ukwezi kwa cumi, kuko mwabonye ko ari iminsi 30. Noneho ku bantu bafite ikibazo mu myirondoro yabo yasohotse idameze neza, nabo ni ku itariki 2 z'ukwezi kwa cyenda. Iyo umaze kumva ibi ngibi rero ushyira index number yawe hano, nimero ikuranga ukayandikamo hano, ubwo ni index number niyo ushyiramo. Urugero, nurangiza nimero uhite uyishyiramo hano, uyandike neza uko igomba kuba yanditse, ukande next. Iyo umaze rero kuba washyiramo ya index number, bahita bakwereka ibiranga iyo index number, aba ari amazina ndetse n'ababyeyi bawe. Iyo urangije rero hano ushyiramo nimero ya telefoni izaguha message, mbese izagezaho ubutumwa bugufi bugaragaza icyakozwe ku busabe bwawe. Ishobora kuba y'umubyeyi cyangwa ikaba y'umwana. Iyo urangije hano hasi rero uhitamo ikijyanye n'akarere utuyemo. Kurumva nka purasoma nuza kuvuga ko ikibazo ari uko ari kure y'umuryango, icyo gihe nyine ugomba kugaragaza ikijyanye n'akarere. Urugero, akarere ka Nyarugenge. Iyo umaze guhitamo akarere rero ako kanya bahita bagushyira kuri appeal category. Appeal category rero nk'uko nabibabwiye, hari ikibazo cy'uko bakujyanye ahantu utifuza cyangwa nyine hakuruhije, cyangwa amanota cyangwa identification. Bibutse ko ku manota nk'uko babibabwiye ni ukujya ku ishuri, mwabibonye mu itangazo rindi kubasomera, ariko kuri purasoma ndetse na identification ndetse n'ikijyanye na pathway byose ubikorera muri ino systeme ndi gukoreramo. Ngiye rero ngiye guhitamo ko ikibazo ari purasoma, mbese bankize muri day school kandi ngomba kujya muri boarding bitewe n'amanota fatizo ngiye kandi nkaba nyafite. Nk'uko nababwiye, nabibukije ko amanota fatizo ngaya, aya niyo manota fatizo. Aya naberetse ko ku muhungu kuri pirimeri ni 8.5 n'ibice 4, ku mukobwa ni 8.1 n'ibice 8, naho muri troncome ku muhungu ni 6.1, ku mukobwa ni 5.8 n'ibice 33. Ibi niyo ngiye kwapiringa kubera ko ntishimiye ibyavuye mu byo batangaje cyangwa mu byo bampaye mu bisubizo byanjye. Ni purasoma. Hano mitemo district nshakamo purasoma ko bampa, ndahitamo Bugesera. Bugesera muri hangana rye system igenda nabi, ntabwo nshaka Burera nuko ari iri kuhita yitambika imbere. Reka nkore drag njye kwishakira Bugesera nta kibazo. Ndahitamo Bugesera. Bugesera nzamura aka kantu kanyorohere. Ngiyi nindangiza bahite bambaza aho nshaka, ni ordinary level, nyine nukujya mu wa mbere segonderi. Mitemo hano baranyereka ibigo byose bifite ordinary level mu Bugesera. Barama 12 na 9 years, ubwo ni day school. Ndi kubera ko nshaka ko bakira muri boarding, nshaka kureba ikigo cya boarding school nkaba ari cyo nza kujyamo. Hari école secondaire Kamabuye ni boarding. Ndakomeza nshakishe iyindi ndebe ko ndaza kubonamo iyo ngewe bijyanye n'ibyifuzo byanjye. Ngomeze nshakishe ndebe ko nyibonamo. Hano hari agativeti bita lycée de la santé Trinité APED, nyirebe. Ngomeze ndebe ko ndabona iyindi ndumva nishimiye cyane, ubwo nawe niko uba ubikora. Hari GS Ririma. Iyi ni Ririma itari, iyi ntabwo ari 12, iba ari boarding school, kuko Ririma bagira Ririma ebyiri, bagira iya day ndetse n'iya boarding school. Hari ndakomeza ndebe ko mbonamo indi itari 12 years, wenda nitiremo iyi TVET ya esi juru. Nindangiza uhita ukanda hano kuri choose. Iyo ukanze kuri choose, ubwo cya kigo gihita kizamo. Hano bahita bakubaza kuvuga impamvu ukora appeal, impamvu wapiringa. Hari ukuba uva muri day school ujya muri boarding, kuva muri general to TVET school, cyangwa ugabanya long distance, cyangwa changing combination, cyangwa ikibazo cy'uburwayi. Murabona ko ikibazo batashyizemo ni ukuva muri day school to boarding school, kubera ko kuva boarding ujya day ibyo ni ibintu byoroshye,
ayo kuva muri day ujya muri boarding, ibyo ni ibintu bigoye. Icyiza rero wahitamo guhindura combination, kubera ko nuhitamo ibi bintu bibiri barakwaka proof. Iyo mpinduye nka disability bahita bamaho ku uploadinga proof igaragaza ko mfite ubumuga. Murakizi iki ni icyangombwa gitangwa n'ikigo cya council y'abafite ubumuga mu gihugu. N'imitamo chronic illness nabwo barampaho mpindura na uploadingamo cya cyemezo kigaragaza nyine ko mfite izo ndwara. Ariko ninza mwahitaramo change combination nta kintu bari bumbaze. Ninza nkanahindura ku reducinga long distance nabwo ntacyo bari bumbaze. Umanza guhitamo nyine impamvu uri guhinduza. Iyo umaze kubihitamo uhita ukanda submit appeal, ako kanya appeal yawe iba submitted. Igisubizo rero uba uzabibona kuri telefone, ugahita uza none kureba resulta hamwe nyine turi gukoresha tureba ama result ni hano, ugashyiramo ama index number ukareba ko ibintu babihinduye. Ndumva ibintu rero ari sawa aka kanya, buri wese yagerageza guharanira uburenganzira bwe, nimba ashaka kurekarama akarekarama kugira ngo byose bibe byaba byiza kurushaho. Mbifurije amahirwe masa rero mu byo mutegura byose, kandi Imana ikomeze kubarinda, mugire amahoro.